Uwiteka we warandondoye uramenya ujya urondora imigendere yanje uzi imyicarire n'imihagurukire yanjye ntaravuga ijambo uba warimenye Uwiteka we warandondoye uramenya ujya urondora imigendere yanje uzi imyicarire n'imihagurukire yanjye ntaravuga ijambo uba warimenye nakimbaho motigutugure mwami ibimbaho byose ni wowe ubigena nakimbaho mokigutugure mwami ibimbaho byose ni wowe ubigena ababyeyi banjye batarabaho warumfite migambi yawe. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Nitezeho Aime Frank, ndi umukristo ndakijijwe, nsengera mu itorero rya Calvary Temple hano rikorera hafi hano na Control Technique, kindi ndirimba muri Upendo Ministry ndetse na ministeri yitwa Abanaziri ikorera muri Foursquare Gospel Church Kimironko. Ndi ingaragu. Nakoze cyane. Ubundi gucuranga sinabifata nk'umuhamagaro wanjye niko nabyita, gusa ni ibintu nkora cyane kubera ko biramfasha mu muhamagaro wanjye wo kuririmba gahoro gahoro, sinzi byinshi ariko bikeya n'ibindi bizagenda biza biramfasha. Natangiye gukora kuri piano 2015. Murakoze cyane. Mu rugo tuvuga turi abana 9, ninjye mwana w'imfura. Ababyeyi ndetse na famiye baba mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi, nanjye hano mu Rwanda niho nakuriye, niho mu rugo. Akenshi ngewe inspiration yanjye iva mu ijambo ry'Imana. Iyi ndirimbo irimo ubutumwa bwiza, iramfasha cyane indirimbo zijyanye no gukomeza imitima y'abantu, indirimbo zijyanye no guhumuriza abantu no kubaremamo ibyiringiro by'ahazaza. Izo ndirimbo zikunda kumfasha cyane. Nakuriye mu rusengero, mba muri korali z'abana ntoya, nkurira mu rusengero, ariko Paulo niwe wavuze ngo nkiri umwana nagendaga nk'abana nkavuga nk'abana. Birumvikana nibwo buzima nari ndimo bw'abana nyine, ngenda nkurira mu rusengero. Nabatijwe 2015 ku itariki 24 z'ukwezi kwa 12 nibwo nabatijwe. Narinzi Yesu nkumva bamutwigisha, ariko kuva ico gihe cyo kubatizwa nibwo nafashe umwanzuro cyane, numva aribwo nagize guhinduka gukomeye muri njyewe, kuko numvaga ntangiye urundi rugendo rushya. Murakoze cyane. Impano ni ikintu kimwe, kandi no gukizwa cyangwa se agakiza ni ikindi kintu, ku buryo rimwe na rimwe utabyitwayemo neza ushobora gusanga usigaranye impano ariko agakiza karashize. No kuvuga ngo intego yanjye ni ukuvuga ngo ibyo ndirimba cyangwa se ibyo mvuga cyangwa se ibyo nkora mu buzima bwanjye bwa buri munsi, nje nibwo buzima mbamo, nta bindi bintu wenda ngira nkora ku ruhande cyane. Niho ubuzima bwanjye bunini buba buri, ni ugusa na Yesu Kristo. Nibyo mparanira, kuko ndirimba Yesu Kristo. Nanjye ibyo mbwira abantu mba nkwiye kuba ubuhamya cyane kuruta uko wenda nabubabwira. Hari n'abantu batumva wenda indirimbo akabasha guhindurwa nuko akubona. Niyo mpamvu kenshi mba mparanira gusa n'ibyo ndirimba cyangwa se ibyo abantu banziho cyangwa bambonamo, kugira ngo nabyo bibafashe. Murakoze cyane. Kuririmba ngira umubyeyi wanjye umwe w'umuririmbyi ni mama. Kuri ubu ni umupasiteri, yarasengeye ku pasiteri. Nakuze ari umuririmbyi uwo mu rusengero bisanzwe, ariko abikunda cyane, anabikora cyane. Na n'ubu aracyari umuririmbyi mama. Ndamushimira, yarantoje, aramfasha, ndazamuka. Ntekereza ko ari aho ngaho
byavuye. Murakoze, ni ijambo wenda nkunda gukoresha cyane abantu tuvugana cyangwa abantu bakurikirana ibintu byanjye kenshi bakunda kuribona no kuri sitati yanjye. Nshobora kutamara iminsi wenda nk'ibiri ntari postinze. Ni ijambo yakundaga kumbwira, akambwira ngo mwana wanjye kora cyane, ejo ni heza. Yakundaga kumbwira akambwira ngo ejo ni heza, kandi koko nkabiharanira nkagenda mbona ko ejo hagenda haba heza. Nduwo wagambiriye kera ko nzaba we, kera nkiri urusoro mu nda ya mama, ufite impamvu yo kubaho kwanjye, ufite impamvu wowe wandemye, ni wowe ubitse ibanga ryazaza hanjye, mana nzakunambaho, ufite impamvu yo kubaho kwanjye, ufite impamvu wowe wandemye, ni wowe ubitse ibanga ryazaza yo mana nzakunambaho. Murakoze cyane. Mu busanzwe buri muntu aba afite umwihariko wiwe ku giti cyiwe. Hari abantu benshi nkunda kureberaho, gusa wenda icyo ntekereza ko mbareberaho, gerageza kumenya cyane no gushakisha cyane icyatumye agera ahageze, kuko sinaba wenda nkawe kuko afite umwihariko we nanjye mfite uwanjye. Ikintu mba nshaka kureba, ese we yakoze iki kugira ngo agere kuri uru rwego? Impano arayifite kandi nanjye ndayifite. Nshobora kugira impano singera aho yageze kandi impano nyifite. Ni ugushakisha n'iki yakoze. Murakoze cyane. Icyo kibazo ni cyiza. Hari abantu ntekereza ko njya nkurikirana cyane. Hari umuririmbyi muri Afurika y'Epfo w'umuzuru bita Solly Mahlangu, waririmbye indirimbo ivuga ngo wahamanati, oh wahamanati, oh wahamanati siyabonga. Ndamukunda cyane, niwe muntu nkunda gukurikira cyane kubera ko stage ye nkunda kubona itandukanye n'indi. Ni umuririmbyi w'umunyamwuka cyane. Niyo mubonye ku gatuti ubona kabisa hari ikintu arimo. N'abandi baririmbyi benshi ba Benjamin Dube ndabakurikira, nibo bantu nkunda gukurikira cyane b'abazuru. Hano mu Rwanda barahari benshi cyane. Mbonye Israel ndamukunda, nkunda indirimbo ajya aririmba, agira indirimbo zigira amagambo meza cyane, ari mu bantu banyenspira. Undi muntu unyenspira cyane ni umuririmbyi w'umurundi bita Dudu. N'abandi baramfasha cyane, mvuzemo ab'ingenzi. Murakoze cyane. Ku kibazo cyiza, natangiye ndi umuririmbyi muri Sunday School, njya mu makorali, mva mu ndaza, njya mu ministeri. Hari igihe uba uri muri ministeri cyangwa ahandi hantu mukaririmba nka ministeri, ugahimba indirimbo, undi nawe agahimba indi, undi nawe agahimba indi, ugasanga nibyo ngibyo. Ariko hari igihe ufite ikintu muri wowe wumva message kurimo wenda udashobora kunyuza muri ministeri ngo bikunde, kumva ugomba kuyitanga ku giti cyawe. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, ntekereza ko ni igihe cyanjye bikurikiranye n'amasezerano yanjye n'Imana. Ni igihe cyanjye cyo kuba nakura njyenyine ariko na za ministeri nzirimo. Sasa ejo ni heza. Ejo ni heza kubera ko dufite Imana. Ikindi, ejo ni heza kuko iri kumwe natwe, ibasha kudukoresha byinshi cyane. Ndakomeje, ndimo kwandika indirimbo, ndimo gusenga. Ejo ni heza n'ibindi byinshi bizaza. Ntekereza ko byibuze nko mu myaka 5 hari urundi rwego tuzaba tugezeho kandi rwiza, kuko nibyo duharanira, ntabwo dushaka gusubira inyuma. Murakoze cyane. Icyo ni ikibazo kenshi na kenshi abaririmbyi dukunda kubazwa cyane. Ndagisubiza muri ubu buryo. Abaririmbyi turirimba gospel dutandukanye n'abaririmbyi baririmba sekira. Turatandukanye kuko inspiration y'abaririmbyi ba sekira, ubushobozi n'ibyo bakora kugira ngo ubibone wenda ugere ku rwego ushaka kugeraho, ibyinshi birafatika gutya wabishaka ukabibona.
muri sekira kugira ngo ugere ahantu ugomba kugera. Ibyinshi nibifatika, ariko bitandukanye no muri gospel. Gospel dukorana n'umwuka wera w'Imana. Ushobora kuririmba indirimbo 100 cyangwa indirimbo 200 ntugire ahantu ugera. Birashoboka. Ikintu ca mbere gikwiye kuranga abanyempano baririmba indirimbo zihimbaza Imana ni ukugira imibereho, imitekerereze n'imikorere y'ubumana muri bo. Ntibibe kuririmba gusa. Izo kese zikunze kubaho, sinavuga wenda ko bidahari, bibaho kuri bamwe, ariko hari n'abandi bitabaho. Icyo nge navuga rero, ikintu ca mbere dukwiye kuba abakristo. Dukwiye kuba abakristo koko, bikareka kuvuga ngo ni impano. Ikindi ca kabiri, tukaririmba izi ndirimbo tutameze nk'abantu bari muri industry, tukabikora nk'abantu bari gukora ministry apana industry. Kubera iyo bibaye industry birapfa. Iteka ryose ushaka ukora ushaka amafaranga, ukora ushaka iki, ukoresha. Kandi nabwiye abantu ejo bundi ndababwira ngo inyungu zacu abantu baririmba gospel, inyungu zacu ziri mu nyungu z'Imana. Niyo mpamvu biri givuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi muzabyongererwa. No kuvuga ngo igihe cyose tuzashira inyungu zacu imbere, ntibizadukundira, bizagera aho ngaho tunanirwa. So rero icy'ingenzi ni ukubanza tugakora as ministry nk'uko Imana yabiduhaye. Icya kabiri, tukera imbuto zikwiriye abaririmbyi baririmba indirimbo z'Imana, abaririmbyi baririmba indirimbo z'Imana.